tugeze mu mwanya wo kumva ubuhamya bw'umubyeyi wacu. Reka twakire Padiri Longe atugezeho umwirondoro n'ubuhamya. Karibu. Kristo akuzwe, Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbere yuko ngira icyo mvuga, hari indirimbo ntibuka niba ari hano cyangwa niba ari mu rugo papa yateye ubwo twaherukanaga duherekeza umubyeyi wacu. Indirimbo abakristo gatolika bazi cyane yo gushimira Imana. Tufatanye rero tuyiririmbe. Shimwa mwami wacu katwa kw'isi yose, Yesu uganje mu buzima bw'ijabiro. Mwami wacu reka tugusingize undirimbo. Ndirimbo ndayihuza n'amagambo n'ubundi twahereyeho ubushize tugaruka ku buzima bw'umubyeyi wacu Mukarubira Konsole, wari waduhurije hano ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri uyu mwaka, nyuma yo gutabaruka ku itariki 7 z'uko kwezi nyine kwa kabiri. Ayo magambo nayo mu gitabo cya Yobu umutwe wa mbere umurongo wa 21 kugera kwa 22. Uragira ati Nyagasani yari yampaye, Nyagasani yarisubije, hanyuma akaturarikira gushimira Imana nk'uko tumaze kubikora. Ati izina ry'Uhoraho nirisingizwe. Uyu ni umunsi wo gusingiza Imana. Uwatwigishije yabigarutseho ko ari ugusingiza Imana kubera ko yabonye umugeni uyikwiye ikamutahana, kandi tukaba twiringiye ko ari iburyo bwayo mu ikuzo ry'ijuru. Kwa ayo magambo ya Yobu uyu munsi ndagira ngo twongereho andi dusanga muri icyo gitabo n'ubundi mu mutwe wa 3 umurongo wa 10, aho umwanditsi agira ati ese ko twemera amahirwe nk'impano y'Imana, kuki ibyago byo tutabyakira? Nyagasani yarampaye, Nyagasani arisubije, izina rye nirisingizwe. Ese ko twakira amahirwe nk'impano y'Imana, kuki ibyago byo tutabyakira? Biragoye kwakira ibyago cyane cyane nk'ibi byatugwiririye. Kubura ababyeyi bombi
mu mezi atageze kuri 5 ni ibyago bikomeye twebwe nk'abantu kubyakira bigorana, ariko hamwe n'ingabire y'Imana, hamwe n'inama n'isengesho n'ijambo ry'ihumure ry'inshuti n'abavandimwe nk'uku nguku duteraniye hano, dushobora gukomera, dushobora kubyakira, dushobora kumva ibyo ari byo. Kimwe na Yobu, mu byago tunyuramo, umunwa wacu ntucumure ku Mana, umunwa wacu ntutentebukirwe ngo we wageraho ubaze Imana uti kuki wabyemeye, kubera iki ari twe gusa ibi byago bibaho, kubera iki ari twe. Iyo rero tumurikiwe no kwemera, tukamurikirwa n'urukundo rwa kivandimwe ruduhuza nka gutya, bituma twakira ayo makuba n'ibyago duhura nabyo. Natangira rero mbashimira uko mwatubaye hafi mu guherekeza umubyeyi Mukarubira Console, none n'uyu munsi mukaba mwaje kudufasha guherekeza umubyeyi Shirubwira Isayi. Murakoze cyane. Shirubwira Isayi rero umubyeyi wacu duherekeza uyu munsi ni mwene Bageranya na Ntambeho. Ntabwo twashoboye kumenya amazina yabo yandi, bashobora kuba barapfuye batarabatizwa. Papa yatubwiraga ko umubyeyi we mama Ntambeho yitabye Imana akiri muto cyane. Buriya masenge uri hariya ashobora kuba abyibuka. Yitabye Imana papa akiri muto, afite nk'imyaka 3. Ku myaka 9 Bageranya nawe yitabye Imana. Papa abimfubyi ku babyeyi bombi afite imyaka 9. Kuva icyo gihe rero abaho ubuzima bw'ubupfubyi, ari ikinege mu bana b'abahungu, kandi bishoboka ko se yari yarabyaye abana benshi, cyane ko yari afite n'abagore 2. Kuri abo bagore 2, kuri Ntambeho hakaba harasigaye papa na mushiki we nawe witabye Imana mu myaka ishize. Basigara ari 2, ariko avuga ko bari abana bagera nko mu 10. No ku wundi mugore nawe ari ubyara Masenge Nkunzwe Saverina, naho byagenze uko, nawe asigara ari wenyine, ku buryo twakuze ari abo ba nyogosenge tuzi bonyine, nta marume tuzi uretse abo mu miryango batuye mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo bupfubyi bwa papa rero akiri muto bwatumye atabasha no kwiga ngo arangize n'amashuri abanza, cyane ko atarenze mu mwaka wa 2. Ibyo akabihuriraho na mama, nawe ntabwo yari yarize nk'uko nyine umwana wese muri iki gihe yiga. Ariko icyo tuzirikana kuri uko kutiga kw'ababyeyi bacu nuko bitababujije kwihinga, niko nabivuga. Bamenya gusoma no kwandika neza, bagasoma ijambo ry'Imana, bakashobora kwandika nibura ku rugero rwabo ibyo bakeneye, bakaba bashobora kubyandika. Igikomeye ariko nuko bumvaga bafite ishyaka ry'uko abana babo bakiga, abana b'abaturanyi bakiga. Buryo rero bigomwe bishoboka byose kugira ngo dushobore nibura kugira amahirwe yo kujya mu ishuri.
ibyo nibyo tubashimira ubwo bwitange bwabo. Ntabwo bize amashuri ngo baminuze, ariko bakamenya agaciro k'ishuri, haba ku bana babo haba no ku bandi. Hanyuma papa amaze kubyiruka yashakanye nyine na Mukarubira Console, tumaze kuvugaho mu kanya, bashyingirwa muri kiliziya igihe ari paruwase ya Mwezi ku itariki ya 14 z'ukwa munani mu 1974. Mu mwaka ushize mu kwezi kwa 9 nibwo abenshi babyibuka twabakoreye igitaramo kuri paruwase ya Mashyuza. Ntabwo twamenye ko ari cyo gitaramo cya nyuma twagiranaga nabo. Iyo foto mureba n'uwo munsi yafashwe. Uyu munsi nayo yinjiye mu mateka ko tutakimubona n'amaso yacu. Nibwo rero icyo gihe bari bagize yubile y'imyaka 50 bamaze babana. Imyaka yaranzwe n'urukundo hagati yabo, urukundo bakunda urubyaro Imana yabahaye, urukundo bakunda inshuti, bakunda abaturanyi. Sinzi niba ntari buze kurondogora, ariko najyaga kugenda ntanga ingero. Hari nk'imiryango bari inshuti, rimwe na rimwe kenshi uko mu byo nabonye tubyiruka, ugasanga nko ku bunani twahuye n'umuryango umwe tugasangira ubunani. Kuri Pasika tukajya mu wundi muryango kugira ngo dusangire Pasika. Kuri Noheri gutyo gutyo ugasanga ari ibyishimo. Ndumva mama batisimu hariya atamvuguruza ibyo arabizi, uburyo umuryango wacu n'uwabo yari imiryango ibanye neza kandi isangira ibyiza. Atari wo gusa, ahubwo n'indi miryango iri hano ishobora kwitangira ubuhamya. Hanyuma rero barabanye bamaranye imyaka 50. Ubu ngubu bari binjiye mu mwaka wa 60. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka abana bari bari hafi, duhurira hamwe dusangira ubunani. Sangira ubunani, umubyeyi mama utubyara asenga Imana asaba ngo Imana irinde abana bari hirya no hino kandi izabashoboze umwaka utaha, ubunani bw'umwaka utaha tuzabusangirire hamwe twese nk'umuryango. Imana yabishatse ukundi. Ku itariki ya 7 z'ukwa 2 iramuhamagara arayitaba. Kuva icyo gihe rero, hamwe nuko kubura umufasha we, hamwe n'indwara yari asanganywe y'ubuhema, nyuma bwaje kuziraho n'indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, yakomeje kugenda agira intege nkeya, ariko tukamuvuza kagira randevu ya buri kwezi kubonana n'umuganga, akamwitaho, akamuha imiti, akamukorera ibizami, akareba uko ubuzima bwe buhagaze. Ubwo ku itariki ya 7 z'ukwa 7 ejo bundi nibwo yagiye kuri randevu ya muganga, ariko ukumva avuga ko nyine yumva donc aratangiye kugira ikibazo cyo kubyimba amaguru, atangiye kuvuga ko umubiri ugenda umurya. Ku itariki ya 8 nibwo nagiye kumureba, turaganira hamwe n'abavandimwe bandi twari turi kumwe, turaganira tuvugana ibyo twagombaga kuvugana. Hanyuma ndataha ngaruka ino i Rusizi. Ubu akaba yarasigaye atuye mu gice cya Byimana mu murenge wa Ruhango,
mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo rero ndagaruka tukajya tuvugana, akambwira uko yiyumva, noneho amubwira nti wumvise hari igihindutse, bambwira kugira ngo turebe uko tubikurikirana. Ejo bundi rero kwa gatatu mu gitondo ku itariki ya 23 nibwo ariko ubwo ngarutse inyuma gatoya ku mugoroba kwa kabiri, nibwo abavandimwe bari kumwe nawe n'abuzukuru bambwiye bati turabona umubyeyi amaguru yakomeje kubyimba, wadufasha kugira ngo turebe niba twabona uburyo yasubira kwa muganga bakamenya ibyo ari byo. Ubwo ngerageza gushaka umuganga wamukurikiranaga ariko ntibyakunda, kuko nasanze muri iyo minsi atari kuboneka kubera umwiherero yari arimo. Noneho twumvikana ko mu gitondo bazinduka bamujyana kwa muganga. Byageze mu gitondo rero nibwo yahamagaye umuvandimwe Eliyezeri, aramubwira ati ngwino unsengere, ndumva bitameze neza, ngwino unsengere. Bafatanya gusenga. Muri uko gufatanya gusenga birangiye, nibwo nyine yatangiye kuhumeka nabi, noneho no kuvuga birakendera. Ubwo rero duhita tuvugana, dushaka umuvandimwe udufasha kumugeza kwa muganga. Muri icyo gitondo bamugezayo, bamujyana ku serivisi yita ku ndembe, bagerageza kumukurikirana kubera ko umuvuduko wari usanzwe ari ukabije, ari mwinshi ukabije, wari wabaye muke noneho bikabije. Bagira ngo rero barebe ko uwo muvuduko icyo kibazo cyatuza. Ubwo rero nibyo bari bakiri kurwana nabyo, kugira ngo nibituza babe bamucisha no mu cyuma kireba uko umubiri uhagaze, noneho bamenye icyo bakora. Ubwo nanjye muri icyo gitondo nahise mfata gahunda yo kujyayo kugira ngo nyine dufatanye n'abavandimwe kumurwaza no kumukurikirana kugira ngo turebe ko twakwita ku buzima bwe. Nageze mu masaha y'umugoroba nsanga kuvuga byagarutse, ari kuganira nabo, baravugana, babona rwose nta kibazo afite cyo gutekereza, akakureba akakumenya, akaguhamagara, hanyuma mukaganira. Ubwo rero mpageze yarambwiye ati uraje, ugize neza, rwose mu gitondo nari mpfuye ariko ndumva ubu ngubu maze gukomera ugereranyije nuko nari meze mu gitondo. Ndamubwira nti rwose Imana ishimwe, ntacyo uri bube, reka dutegereze abaganga bakomeze bakwiteho. Mu gihe ngiye gushaka abaganga ngo tuvugane, garutse ati ndumva bihindutse, mukomeze kunsengera, ndumva bihindutse kandi bihindutse nabi. Turasenga, nawe arasenga, yiragiza Imana, aragiza Imana umuryango we nk'uko yari asanzwe abikora. Hanyuma twumva buke buke ijwi rigenda rikendera. Abaganga bakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bamwiteho, barebe niba bashobora gukiza ubuzima bwe, ariko nyine birangira isaha y'Imana igeze. Ntabwo narebye ku isaha neza, ariko hari saa moya zibura iminota mike cyane. Nuko twumva dukubiswe n'inkuba, turabwirana, tubwira inshuti ko tubishoboye kubera nyine nako gahinda umuntu aba arimo, hanyuma tumerekeza mu buruhukiro, dutangira gutegura iby'uyu munsi. Ubwo buzima bwa nyuma bw'umubyeyi wacu duherekeza uyu munsi, ngiyo inzira y'umusaraba yanyuzemo uwo munsi wa nyuma. Gerageje kubivunagura kuko byaba birebire.
icyo rero numva nk'abana twasigarana mu byo twamwigiraho ni ibintu bitatu. Twe ni umukoro ducyuye nk'abana, ariko ni n'umukoro ureba buri wese mu bumva ubuhamya bwe, mu babanye nawe, mu basenganye nawe, mu bamukundaga. Abatamukundaga bo umenya ari bake, cyangwa se akaba ari ntabo, byaba ari amahire. Icya mbere ni uko yagarukaga cyane ku kintu cyo kunga ubumwe hagati y'abavandimwe, kunga ubumwe hagati y'abavandimwe. Kenshi yakunze kuduhuza, akaduha cya kigereranyo muzi cy'abana batatu. Umubyeyi yagiye kuraga, akabaha umuba w'inkoni, akababwira ati ngaho nimuvune izi nkoni. Bakajyaho zikihambiriye, umwe yikubitaho bikanga, noneho bageraho bajyaho bose uko ari batatu biranga. Hanyuma umubyeyi arababwira ati ikizamini kirabatsinze, reka mbereke uko babigenza. Afata inkoni ya mbere ayikuraho arayivuna, afata iya kabiri nayo arayivuna, gutyo gutyo. Hanyuma uwo mubyeyi abwira abana be ati igihe cyose muzaba mushyize hamwe nta gishobora kubahungabanya, nta gishobora kubatandukanya, ariko buri wese nagenda ukwe. Nk'uko izi nkoni nazikuyeho umugozi wari uzihambiriye zigatandukana, buri wese nagenda ukwe akaba nyamwigendaho, nta kabuza muzatatana kandi ubuzima bwanyu bugende nabi. Iyo niyo nyigisho ya mbere twakura ku nama yatugiraga: kunga ubumwe mu miryango, kunga ubumwe hagati y'abavandimwe, hagati y'abaturanyi. Icyiza cya mugenzi wawe ukacyishimira. Nubone mugenzi wawe ajyanye umwana ku ishuri ati wa muvuna muheto arankiranye, wumva ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo umuvutse nyine ayo mahirwe. Ubwo icyiza cya mugenzi wawe ukacyishimira, ikibi cya mugenzi wawe nacyo kikakubabaza, kikaguhibikanya. Kristo Yesu akuzwe. Icyo ni cyo cya mbere twakuraho mu buzima bwe. Icya kabiri ni ubushuti n'abantu bose, yaba papa yaba mama watabarutse mu mezi 5 ashize. Tubaziho nk'abantu bafite umutima wagutse, umutima buri wese ushaka kuwinjiramo ashobora kuwinjiramo, udashyizeho umupaka, udashyizeho urukuta. Ni umutima ushobora kwinjiramo, kurema ubushuti n'abantu bose. Hari abantu twazanye tuvuye mu by'Imana, aho umubyeyi wacu yari amaze amezi atararenga 3. Ndagira ngo bahaguruke nabo tubishimire, abo twazanye bavuye mu by'Imana. Aba nabo twabashije gukorana urugendo, ariko iyi minsi yose tuhamaze kuva kwa 3 bazaga gufatanya natwe ikiriyo, kandi ari benshi kubera ko umubyeyi wacu bamufataga nk'inshuti, bamufataga nk'umusangirangendo. Turi kumwe n'umushumba mu itorero yasengeragamo, umudiyakoni mu itorero yasengeragamo rya ADPR aho yarari, kandi nabo bamutangira ubuhamya bwiza. Kurema ubushuti butagira imipaka, butagira inkuta. Munyemerere nkoresha ikigereranyo yajyaga duha, ari wenda bacyumvise. Yaduhaga ikigereranyo cy'abana 3 se yohereje mu gihugu cya kure, arababwira ati nimugende mucukure utwobo muri icyo gihugu cya kure, ubundi mugaruke. Nimugaruka nzabereka icyo utwo twobo tuzatumaza. Baragenda, uwa mbere
agera aho yumva ananiwe ahacukura akobo ubundi arigarukira. Uwa kabiri nawe ageze aho yumva ananiwe nawe acukura akobo arigarukira. Uwa gatatu arakomeza aragenda agera ahantu hari umuhana. Ajya kuri uwo muhana asaba amazi, asaba icumbi, baramucumbikira, barangije baramusezerera asubira kwa se. Bageze kwa se, ise arababwira ati noneho reka tukorane urugendo mujye kunyereka twa tunogo twa twobo mwacukuye. Bakora urugendo basubira muri cya gihugu. Bagera ku wa mbere ati data dore akobo nacukuye. Ati ni byiza. Bagera kwa kabiri ati data dore akobo nacukuye. Ati ni byiza. Baza kugera kuri wa wundi wa gatatu, bagera muri rwa rugo bananiwe bashonje barabazimanira. Nuko wa mwana abwira se ati data ngaka akobo nacukuye. Shaka kutubwira ko mukuru uko gushishoza kuwo mwana hirya y'ako kobo yatekereje igishobora kugira akamaro. Gushaka igishobora gukiza umuryango we, gushaka ubushuti bushobora kumuhuza n'abandi. Natwe rero turebe niba utwobo twacu tutarimo ubusa, cyangwa se niba ari utwobo tw'ubucuti, niba ari utwobo tw'umubano mwiza uduhuza na bagenzi bacu. Umuturanyi yaza gusanga ukumva ko ari inshuti wungutse, ko atari umwanzi wungutse, ko atari uwo mugiye kujya mu marushanwa, ahubwo ko ari uwo mugiye gusangira ubuzima mukabaho neza. Kurema ubushuti buzira imipaka. Icya gatatu ni isengesho. Isengesho mbere na mbere turibona mu buzima bw'ababyeyi bacu baridutoza tukiri abana. Ushize nabigarutseho uburyo mu gisibo badutozaga gusiba kurya buri wa gatatu w'ivu na buri wa gatanu w'igisibo twitozaga gusiba kurya. Tukirirwa dusenga, tukirirwa tuvuga ishapure, tukirirwa tuzirikana ijambo ry'Imana. Ibyo barabidutoje, bamwe bikatunanira, abandi tukabikora tutabyumva, ariko bo bumva nyine agaciro k'isengesho. Isengesho ryarabaherekeje mu kigeragezo gikomeye bahuye nacyo, umwana wabo wo mu rubyaro rwa kabiri. Icyo kigeragezo cyari kiremereye, ari nacyo cyatumye habaho guhindura idini, guhindura uburyo bw'imisengere, bava muri Kiliziya Gatolika bajya mu idini rya Pentecote. Ariko bahageze bwa buzima bw'isengesho bari basanzwe babamo barabukomeje n'ubundi. Mu kubukomeza ntibumve ko ari bo basenga neza bonyine, ahubwo bakemera ko n'abandi bashobora gusenga neza. Iyo bitaba ibyo simba narabaye umusaseridoti, kuko byabaye nkiri mu seminari ntoya, ariko bakomeza kunshyigikira bakavuga bati komeza inzira watangiye, nubwo habayeho izi ngorane turagushyigikiye, turi kumwe nawe. Bagakunda rero ubusaseridoti, bagakunda bihaye Imana, bagakunda Kiliziya, bagakunda gusenga. Urwo ni urugero twabareberaho. Urugero rero rw'isengesho mu buzima bwabo twarubona cyane cyane mu mipfire yabo, buryo bapfuye biyambaza Imana basenga. Mugihe wenda hari ushobora kugera igihe cyo gusamba atuka Imana, abaza Imana ibibazo, bo bapfuye bayisingiza, bapfuye bayiragiza, bishyira mu biganza byayo, ku buryo ntabwo basambye rwose, barasinziriye nk'umuntu nyine wagize igihe cyo kwitegura uru rugendo bakoze. Babyeyi bacu rero turabashimira.
turabashimira abo mwabaye bo kuri twe, ababyeyi, inshuti n'abajyanama. Ntabwo twari tuzi ko nyuma y'amezi 5 tuba duhuriye hano kugira ngo duherekeze n'umubyeyi wacu wari usigaye. Nyagasani niko yabishimye, izina rye nirisingizwe. Turabashimira ko mwadukunze kandi natwe tuzakomeza tubakunde. Ntabwo tuzabibagirwa. Mwari mudufitiye imishinga myiza, cyane cyane icyifuzo mwari mufite kuri bucura wanyu. Ndasaba abavandimwe bazamfashe tugisohoze. Aho mudusize murahazi, isi turimo murayizi, mwahanganye nayo, ingorane mwahuriyemo nazo twarazisangiye. Mwadusabiraga buri munsi, buri wese mu izina rye, musabira abuzukuru, yewe nabo mwari mutarabona ariko mwari muzi amazina yabo. Nuri kwibere mwasengaga muvuga izina rye, mumusabira umugisha ku Mana, musabira ababyeyi babo, musabira abantu bose. Natwe mukomeze mudusabire. Mudusabire uko kimwe na Yobu ntabwo tuzi umugambi w'Imana kuri twe. Akenshi uradusharirira. Mu kigeragezo mukazana wanyu mukuru yahuye nacyo cyo gupfusha ababyeyi n'abavandimwe, yahoraga avuga ati ntabwo nzi uzakurikiraho. Ntabwo twari tuzi ko arimwe muzakurikiraho. Mudusabire. Ko iminsi turabyibaza. Tuzi ko urukundo rwanyu ntawe rugiye, ku buzukuru banyu, ku bakazana banyu, ku bana banyu, ku nshuti zanyu, ku baturanyi banyu, kuba mwasenganye, muracyabakunda. Natwe mudusabire gukomeza kubakunda. Tubakunde cyane cyane mu banyu, kuko ntitwakunda abo tutabona, twanga abo tubona. Mudusabire. Mudusabire gukomera. Mudusabire guhora. Mudusabire kudacogora mu kwemera. Hari imitima y'abavandimwe benshi yibaza ibibazo byinshi, bimwe bishobora kubaca intege, bimwe bishobora kubasubiza inyuma. Mubasabire bacika intege. Mudusabire icyifuzo
cyo kutubona twunze ubumwe nk'abana banyu kizagerweho. Imiryango n'ingo z'abana banyu bitekane, byubakire ku rukundo nyakuri, byubakire ku bwumvikane, byubakire ku bwubahane, byubakire ku mbabazi, byubakire ku mubano mwiza hamwe n'inshuti n'abaturanyi. Kubarekura biragoye, ariko nyir'umuringa turusha amaboko, twakira ugushaka kwe. Muruhukire mu mahoro, mudusabire, natwe turabasabira kandi tuzakomeza tubakunda. Mubyeyi papa, wagiye umaze kumpumuriza ko wumva ukomeye, nanjye nguhumurije nti ntacyo uba, uti ndakiba, ubyiyumvagamo. Nagerageje ibishoboka, nibwira ko twagumana, ariko ntibyashobotse. Naba naragize intege nkeya muri iyi minsi ya nyuma, babarire. Abavandimwe bagize intege nkeya, bababarire. Abaganga bagize intege nkeya cyangwa se n'uburangare, bababarire. Mbabarire ko kwakira urupfu rwawe mu biganza by'abaganga byananiye. Uyu munsi haba harabaye uburangare, imbaraga zo kubabarira no kubyakira. Mbabarire ko ngukurikije amarira, ni rwa rukundo nk'urwo Yesu yakundaga Lazaro igihe aririye ku mva ye. Ashaka kumbona nkomeye, mbabarire aho natsinzwe. Bavandimwe rero mwese ndabashimiye uko mwadutabaye, uko mukomeza kudutabara, uko mukomeza kuduhumuriza. Namwe muzagira inshuti zibagoboka, muzagira inshuti zibatabara, muzagira inshuti zibaba hafi, haba mu byishimo, haba mu byago, mbese mu buzima bwanyu bwose mujye mugira abababa hafi. Turashimira abihayimana, abasaserdoti bagenzi banjye muri diyoseze ya Cyangugu badutabaye, bo banshimirire n'umwepiskopi nawe uburyo komeza kutuba hafi akaduhumuriza. Ndashimira abakuru b'itorero rya Pentecote umubyeyi yasengeragamo,
nabo bamufashije bakamufasha kuba umukristo mwiza usabana n'Imana kandi agasabana na bagenzi babo na bagenzi be. Ndashimira abavandimwe baturutse mu by'Imana baduherekeje ndetse n'abandi bakiriyo kandi batuzirikana. Ndashimira abavandimwe bavuye hirya no hino, Kigali, Kamembe, Butare n'ahandi mwavuye muje kudutabara. Ndashimira umuryango n'inshuti zo muri paruwasi ya Nyabitimbo, baje ari benshi kubera uburyo babanye n'ababyeyi bacu, uburyo bakuranye, uburyo bakoranye, uburyo basenganye n'uburyo basabanye muri ubuzima bwo kwisi. Ndashimira abavandimwe twafatanyije kurwaza ababyeyi, cyane cyane uwo duherekeza uyu munsi, uburyo twakomeje kufatanya kumuba hafi no gukora ibishoboka byose ngo ubuzima bwe tubusigasire kandi tububungabunge. Buri wese rero yumve ko tumushimiye nk'umuryango kandi ko natwe twiteguye gukomeza kubabanira, gukomeza ubumwe hagati yacu, uri mu byago tukamutabara, uri mu byishimo nawe tukamutera iteka. Murakoze cyane. Arakoze Padiri Longe umaze kutugezaho umwirondoro umubyeyi witabye Imana Zayasi no kutugezaho ubuhamya. Uyu Zayasi yari umukristo